kwiga gusabana n'Imana muri babiri, wowe nayo muri babiri. Ubusabane ni iki? Ubusabane ni ugusabana n'Imana, cyangwa se gusabana n'Imana ni ukubaka ubumwe n'ubushuti magara kandi buhoraho. Nubwo watahana iryo ryonyine. Gusabana n'Imana ni ukubaka ubumwe n'ubushuti magara kandi buhoraho. Iyo urebye uburyo Imana yaremye umuntu mu ngobyi ya Edeni, bigaragaza ubumwe n'ubusabane. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe. Ndashaka abantu bane baze hano bihuse. Abantu bane baze hano. Abantu bane kameme abasore bakagombye kuba bahagize, ariko nibutse ko biri we bashonje. Harabura umwe. Tugiye kwiga nyine ku busabane. Hariho Imana Data, hariho na Yesu, hariho n'Umwuka Wera. Hanyuma muri aba Imana yaremye umuntu, irema Adamu. Hanyuma ntiyashima kumugumiza inyuma y'aba batatu, iraza imwenseramo, ajyamo hagati. Tureme umuntu ase natwe, agira ishusho, abe nk'umwe wo muri twe. Imana iba mu busabane. Kuko itavuze ngo ndeme nka boss, igafata icyemezo cya nyuma ko yari Imana nyine. Ariko kurema umuntu byasabye ubutatu. Hanyuma muri ubwo butatu, umwanzuro w'ubwo butatu kwari ukwinjizamo umuntu. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Hanyuma mu ngobyi ya Edeni, hari abantu benshi bajya bibaza Edeni n'ijuru, isi nsha n'ijuru risha, byose ni kimwe. Iyo uvuye muri saro ukajya mu cyumba, haba ari mu nzu. N'iyo uvuye mu cyumba ukaza muri saro, hose ni mu nzu. Muri Edeni, Bibiliya avuga ngo Imana yasura Adamu na Eva mu mafu ya buri munsi, cyangwa se mu mafu ya ni munsi. Ikibabaje, umunsi bakoze icyaha batakaje bwa busabane. Turi kwiga ngo iga gusabana n'Imana ku giti cyawe. Igihe umuntu yakoze icyaha mu ngobyi ya Edeni, yatakaje kwera, cyangwa se yambuwe kwera. Yambuwe kwera. Sinzi niba mwabyumva. Byasaga nk'aho umushinga w'Imana uhombye, ariko Imana ntingibura ukundi bigenza. Turaza kubireba. Umuntu yambuwe kwera. Cya kabiri, Umwuka Wera yahise yigendera. Kubera ko Umwuka Wera yari ahari kuva mbere muri bwa butatu, Umwuka Wera yahise agenda. Hari ganya nibaza abantu batagira Umwuka Wera babaho bate, badafite Umwuka Wera. Cya gatatu, yatakaje ubutware. Muribuka ko yamuremye ngo batware amafi n'ibiguruka, amazi, ubutaka no mu kirere. Icyo gihe ibyo bintu byose yarabyambuwe. Ibyo yari afiteho ubutware bimugiraho ubutware. Inyamaswa yise amazina ziramushaka ngo zimujye. Buriya rero kuba mu Mana nta kuntu bisa. Buriya impamvu abantu bakubaha, ibintu byose bikubaha, ni kubera ko uri mu butware bw'Imana. Uwo munsi n'inzoka ziri mu nda yawe gusa waziha uruhusha, zakujya zigatunguka inyuma. Ariko ubuntu bw'Imana buzirindirayo, n'asidi iri mu gifu Imana ikayirindirayo. Ujye ubana n'Imana neza, kuko Imana ishatse kukugwanya ntiyabura ibyo uguteza, yahera kubikurimo. Ikindi, yambuwe ubuturo ab'inzererezi. Ntabwo ari ibyo gusa, umugisha wo muri Edeni wose yarawutakaje. Bibiliya avuga ngo cyari igihugu kigoswe n'imigezi, bafite amazi meza, bafite zahabu, bafite ibintu by'agaciro. Uwo munsi barabitakaje byose. Umugisha waragiye. Baramubwira tuzajya uyu ari uko ubizicuye. Yatakaje ubwiza bw'Imana, yibona yambaye ubusa. Ikindi,
yatakaje intego y'ubuzima, intego yo kubaho. Yabayeho mu muruho kubera ko yabayeho adakora icyo yaremewe. Ikindi, kuva mu busabane n'Imana, yatakaje ubumwe n'Imana, atakaza ubumwe na mugenzi we, atandukana na environnement. Kubera ko Adamu yaratinyuka. Uzi ko yabwiye Imana ngo umugore wampaye, ni nkaho yayibwiye ngo uri umufatanyabikorwa n'Imana n'umugore mu gukora icyaha. Uwo munsi yatandukanye n'Imana, atandukana na mugenzi we, atandukana n'ibidukikije. Hanyuma Bibiliya ivuga ko Imana yakomeje gushakisha uburyo yakongera gusabana n'umuntu. Imana ihora ishaka uburyo. Ntureba, ari ubwo dukora ibyaha, Imana igakomeza gushaka uburyo wakongera kugaruka. Igategura amateraniro hano, ibindi ukabisanga kuri YouTube, ibindi ukabisanga mu rusengero iwanyu. Imana ikagutumaho ukarota inzozi. Imana ihora ishaka ubundi buryo kugira ngo yongere gusabana n'umuntu. No kuba yakuzanye muri iri teraniro nabwo ni ubundi buryo. Imana yakomeje gushakisha uburyo. Muribuka ko Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, iramutwara mu ijoro adapfuye. Mu bantu b'abagabo nubaha muri Bibiliya harimo Enoki. Enoki yasimbuye abantu batsinzwe uhereye kuri Adamu, ariko we abikoresha neza. Intege nk'abandi bagize wazikoresha mu kubaka imbaraga. Agendana n'Imana imyaka 300. Yongeza amita numva ngize isoni kubera ko ngewe imyaka maze nkijijwe narabatijwe ni 38. Undi we yagendanye n'Imana imyaka 300, imutwara mu ijoro adapfuye. Yabaye inshuti y'Imana magara kugeza ubwo Imana ikora irenga yobora. Yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa, ariko kuko ari inshuti yayo magara imutwara mu ijoro adapfuye. Tuzabigarukaho. Nowa, Imana yamukijije umwuzure, imurokorana n'abantu 8 kubera yabaye inshuti yayo. Ubwo Imana yari igishaka uburyo, byanze hamwe igashakira ku wundi. Na Aburahamu nawe Imana yamuhamagaye kuko umunezero wayo ni ukuba mu bantu. Igihe mu butayu Abisirayeli bari mu butayu, Imana yashizeho itegeko ko begeranya amanu y'umunsi umwe. Wakwibaza ngo Imana kuko yanze ko bagira sitoke. Oya, yashaka ubusabane n'umuntu buri munsi. Kubera ko uko umuntu agira byinshi niko yumva adakeneye Imana. Nese wagira ngo twese turorohewe. Iyo muri sitoke bimeze neza, no kuri konti hariho ikintu, na garderobe harimo ikintu, ukabona nta ndwara ufite mu mubiri, yewe gusenga si cyane. Ubwo bivuze ko amahoro yacu ava ku byo tureba. Imana iramutse ariyo mutekano wawe, ariyo mahoro yawe, wagira amahoro bihari cyangwa bidahari. Ariko kubera ko umuntu ni inyeshamba, duhora dushaka gukuramo Imana, tukimika ibyo tureba. Abari mu bihugu biteye imbere cyane bo baravuga ngo gusenga ni ugusaba, twe ntaco dusaba Imana, natwe turarema. Aho niho turimo kwinjira. Imana yabwiye Abisirayeli kwegeranya amanu y'umunsi umwe kugira ngo nejo bazagaruke. Mbwira umuntu mwicanye ngo nejo uzagaruke. Nejo uzagaruke. Ntuzayihenureho kubera ko wateye imbere. Ntuzayihenureho ngo nuko wagize byinshi. Oya, nejo uzagaruke. Imana ikunda ubusabane. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Imana ni boss, ishaka ko tuyigarukaho buri munsi. Buri munsi. Buri ko umutima uteye ubwira Imana ngo ndagukunda. Ujye ubaka ubusabane buhoraho. Hanyuma igihe Yesu abatizwa hagaragaye ubutatu neza. Ibumvise ijwi, umwuka yamanutse nk'inuma ahagarara ku bitugu bye. Yesu yari ahari n'abantu bahari. Nabyo bigaragaza ubusabane. Tugiye kureba ni gute umuntu yakongera kubaka ubusabane. Inzira imwe gusa rukumbi yatuma twubaka ubusabane ni ukunyura muri Kristo Yesu. Ubusabane ntibushoboka hirya hanze ya Kristo Yesu.
hari amagambo atatu agaragaza cyangwa se yerekana inzira umuntu anyuramo yinjira muri Kristo Yesu. Ijambo rya mbere ni ukumva, rya kabiri ni ukwizera, rya gatatu ni ukwatura. Iyo tuvuze kumva ntabwo ari écoute, ni comprendre. Nta nubwo ari comprendre, ntabwo ari ukumvisha amatwi. Iyo ijambo ry'Imana rimuritse mu mutima, uhita ubona ububi bwawe. Iyo umaze kubona kuri mubi, ugira agahinda k'ibyaha wakoze. Iyo umaze kugira agahinda, wiyemeza guhindukira. Haba hasigaye iki? Haba hasigaye kwizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima cyonyine cyagukuraho ibyaha, hanyuma ukatura ibyaha wakoze ubukijiro. Hajya wowe byagenze bite? Uzi ko hari umupaseri umwe w'inshuti Imana ngo yaramubajije ngo abantu wahereye wigisha abantu barumvisha. Aravuga ati yego barumvisha. Ntubona ko buzuye insengero se badasiba? Aravuga ati ntabwo bumvisha. Aravuga ati se niba barumvishe abo utenga basambanye baba bavuye, ab'ingo zisenyuka bose bavaye. Niba barumvisha, subira inyuma ujye kwigisha kuko ntibigeze bumva. Nizere ko abari hano bose bumvishe. Hanyuma niba utarumvishe, uyu munsi ijambo ry'Imana rimurika mu mutima wawe, ntiwinangire umutima, niwo munsi wo gukirizwaho. Ntabwo ari ejo, ni uyu munsi. Kubera ko iminsi wongewe ukwiye kuyikoresha neza, kuko ntabwo tuzi niba ejo bizaba bimeze bite. Kugira ngo umuntu akizwe bigizwe no kumva. Iyo wumvishe, iyo wamurikiwe ukabona ububi bwawe, ukagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, hanyuma ukiyemeza guhindukira, ntabwo wakwihana useka. Dufite abantu binjira mu itorero bakinjira mu idini ntibinjire muri Yesu, kubera ko ntibigeze bamurikirwa. Ngewe rero sinshobora kukwita mwene data ntaramenya ibi uko byagenze, kuko ibi nibyo bigena kuba umwana w'Imana cyangwa kuba umunyedini. Dufite abantu buzuye mu nsengero, binjiye gusa itorero, binjiye gusa idini, ariko batinjiye muri Yesu. Iyo umuntu yumvishe agira agahinda. Niyo agize intege nke yumva umutima, mbese icyaha ntikibona aho gikwigwa. Hanyuma ukizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima. Nagira ngo mbibutse ko ibi ntibisaba ituro, ntibisaba igitambo abahanuzi babasaba, ntibisaba ikindi kintu. Igitambo cyatambiye rimwe ku musaraba kirahagije. Nta kindi wabisimbuza. Kubabarirwa, kwezwa n'ibindi, no gukira indwara n'ibindi, byose binyurira muri iki gitambo cy'amaraso ya Kristo Yesu. Ibisigaye ni ubutekamutwe. Ni inyungu z'ababikora, ariko igitambo cyo ku musaraba cyonyine kirahagije. Hanyuma tugiye kureba uruhare rw'umuntu mu kubaka ubusabane. Uruhare rwawe mu kubaka ubusabane ni uruhe? Icya mbere, bikwiye kuba amahitamo. Haleluya. Ndasenga ngo muri iyi minsi 3 izashire twese byahindutse amahitamo. Kubera ko hari ibindi bintu duhitamo rimwe na rimwe bidafite aho bizatugeza. Kubaka ubusabane n'Imana bikwiye kuba amahitamo. Umutungo ntavogerwa, Satani atinjiramwo, n'Imana itinjiramo, ni amahitamo. Iyo uhisemwo neza ni inyungu kuri wewe, nuhitamwo nabi uzabona ingaruka zo guhitamwo nabi. Guhitamwo ni amahitamo, guhitamwo n'umutungo ntavogerwa. Cya kabiri cyadufasha kubaka ubusabane n'Imana bikwiye kuba, sinzi niba nabyita determination, ni ukwemera kudaheranwa n'ibifashi. Iyo tuvuze ibifashi, dufite ibintu byinshi biduherana, bidufata hanze aha, bitubuza kubaka ubusabane. Bamwe bafashwe n'imbuga nkoranyambaga, abandi bafashwe no gushaka ubuzima, abandi bafashwe n'ibintu byinshi. Icyampa uyu munsi ukiyambura ibigufashe, ukubaka ubusabane n'utegeka byose byagufasha. Dukwiye kuba tutemera guheranwa n'ibifashe. Nunatsindwa mu rugendo, ntibikabe iherezo ry'ubuzima. Uvuge ngo uyu munsi natsinzwe, ariko ejo nzatsinda. Ongera ubyuke ugerageze. Ntukemere ko biguherana. Icya gatatu ni ukugira inyota. Muri Matayo 5 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Imana izaduhaza ikurikije inyota dufite.
ibintu by'Imana ntabwo bipfa ubusa. Igihe wa mudamu yari afite umwenda, yagiye kureba umuhanuzi, yaramubwiye ngo utire ibintu byo gusukamo amavuta kandi ntutire bike. Igihe yikingirana n'abana atangiye gusuka, icyanyuma acuzuye ngo amavuta yarorereye kuza. Igihe Yesu yatanga imigati, bose bahaza, yaravuga ati mwegeranye utuvungukira, ntabwo ibintu biva mu ijuru bipfa ubusa. Imana izahaza inyota ufite. Hari abantu twakirijwe rimwe, aho nasize bicara mu rusengero, none umunsi niho bakicara. Niyo umuhamagaye ngo asenge uba umuhemukiye, kandi iyo myaka yose ayimaze mu rusengero. Hari abantu bubatse ubusabane ku buryo yasenze. Hari abantu ba hano mu gihugu b'abanyamasengesho bagiye gusengera muri Tanzania, basengana n'abantu bazi gusenga. Abo bantu nibo bantu twari dufite twubaha b'abanyamasengesho cyane, bazi ngo nibo bantu twubaha. Bagezeyo basanga abandi banyamasengesho cyane, barabasengesha amaguru arabajya, barabasengesha aho umuntu asenga amasaha 4 isengesho ridacitse. Banza abantu bakorejwe n'abantu bavuga igifaransa, baduhemukiye, badutoje ubunebwe gusa. Hari abantu basenga asenga isaha ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, isengesho ridacika, ukibaza ibyo avuga habikura. Imana izagushoboze kugera kuri urwo rwego. Imana izahaza inyota ufite. Hanyuma ikindi cyadufasha kubaka ubusabane ni ukumenya ubwiza bwabyo. Ahantu heza ho gutura, ahantu heza ho kuba, ibintu byiza wakora ukazarinda upfa uticuza, ni ukubaka ubusabane n'Imana. Mwese muzi inyenyeri ya irepresenta Israeli, Etoile de David, murayizi. Basi reka mfate ikiganza nico mureba. Hano iriya nyenyeri hagati niho hanini, hanyuma ikagira imitwe cyangwa se amasonga 7. Baratubwiye ngo uriya mwanya wo hagati munini niwo mwanya bamarana n'Imana. Hanyuma kuko basabanye n'Imana ikabaha kugaba amashami mu bintu byose. Numara n'umwanya munini n'Imana, bo iyo bavuze kubaha Imana bafite igisobanuro gifadika. Iyo bavuze ngo uyu mwaka ni umwaka w'isabato, uwo mwaka nta muntu n'umwe uhinga. Bahinga imyaka 6, umwaka wa 7 bajya ibyo bahunitse, nta muntu ajya guhinga. N'ibyeze icyo gihe byose bihinduka ifumbire. Bakora iminsi 6, bakagira amasaha 28 bita isabato, kuva ku wa 5 nimugoroba kugera saa 12 nimugoroba. Nta muntu yemerewe gufata telefone, nta wohereza email, ibyuma bisaka ntibikora, asanseri ntizikora, buri wese ahagarara hageze akubaha isabato. Ariko twe n'amasaha 2 gusa tumara hano, tuba turi kuri WhatsApp. Erega n'ubundi twari dukomeye. Ni ukumenya ubwiza bwabyo, ukamenya ko ahantu heza ho gutura ni mu busabane n'Imana. Ikindi ni ukwahagizwa no gushaka Imana. Dawidi yaravuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi y'amazi, nuko umutima wanjye ugushaka. Yesu yaravuze ngo musabe, mushake, mukomange. Imana ntiri kure y'umuntu n'umwe, ariko bisaba kuyishaka. Ukarenga igice cyitwa umubiri, ukarenga amarangamutima n'akavuyo kabamo, ukagira mu gice cyitwa umwuka. Urundi ruhare rw'umuntu ni ugushaka ibigutunga mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hari igihe tugaburira igice kimwe kigahaga kikamera neza, ibindi bice bimeze nabi. None hari igihe twishuka ko Imana iduhaye byinshi by'inyuma byahita bihaza n'imbere. Ntabwo bishoboka. Waguha ibihumbi 100 by'idolari, ntabwo wababarira waguhemukiye, ahubwo wamuhitana. Waguha miliyoni y'idolari, ntabwo byagukiza ingese imwe ya kamere. Yesu niwe yasigiwe kuduhaza, tukabona imbabazi duha abandi. Nugushaka ibiduhaza muri ibyo bice byombi. Dawidi yajyaga abwira Imana ngo Mana, mu gitondo umpaze imbabazi zawe. Mu mubiri yari afite byose, ariko yarazi ko yirwana n'abanyamanyanga, kandi nabo agakora amanyanga. Akavuga ati umpaze imbabazi zawe ndiyizi. Dawidi yarazi imbabazi z'Imana.
hari igihe yabyuka yakoze amafuti atabaho, Imana ikavuga ati nguhitishijemo ibihano bitatu. Akavuga ati nta na kimwe mpisemo kugwa mu maboko yawe. Undi munsi agahemuka, Imana ikavuga ati ndakwica none. Akavuga ati umva, niba ibyaha nakoze biruta imbabazi zawe nyica. Undi munsi agakora amafuti, agahita abwira Imana, avuga ati rega mu byaha niyo mama yambyariye, narimanywe gukira ngo n'ubundi nagerageza ukurikije ukuntu ndi mubi. Undi munsi agakora amafuti, akabwira Imana ati rega nk'uko umwana yigwandika kuri njye niko nkwigwanditse urangira iki. Imana yari yasobanuye, Dawidi yari yasobanukiwe imbabazi z'Imana. Ikindi cyadufasha kubaka ubusabane n'Imana ni urukundo ukunda ugiye gushaka. Nta muntu n'umwe atanezezwa no kuvugana n'uwo akunda. Abantu bari hano bagize abafiyanse. Fiyanse yakwandikira message ukarara utarangije kuyisoma, mu by'ukuri mubwiza ukuri uyisoma gatanu nkwagira ngo urimo umwuka wera, ukayibona n'ibindi atavuze kubera ko muri inshuti. None se data wa twese, niba muri inshuti, niba musabana nawe, bizakurambira gusenga? Bizakurambira gusoma Bibiliya? Ikindi ni uguhozaho. Hano buri kwezi basenga amasengesho y'iminsi 3, ariko ntugategereze guhembuka mu minsi 3 gusa isoza ukwezi. Hera kuwa mbere no kuwa kabiri kugeza ku cyumweru ubwira Imana ngo ntumiteho mukiza, ubwo ugendera abandi nanjye ntusige. Ni uguhozaho. Ikindi ni ugusaba umwuka wera akaba hafi yacu. Kubera iki? Umwuka wera ni Imana mu butatu. Reka mbabwire uko imikorere y'ubutatu. Umwuka wera aba mu ijuru ariko akaba no muri njye. Hari ubwo ubutatu bwicara bukanzura ikintu bagiye gukorera Desire. Umwuka wera agahita yiruka akaza akambwira ngo rate Desire ngo niwizere iki kintu, ukumva kirakuzuye ukagisengeramo ukacizera, nyuma y'icumweru kigasohora. Uramutse ubikoze nta mwuka wera yabikubwiye, wabyizera nk'imyaka 10 nta kiraba. Nusabana n'umwuka wera azagushoboza kumenya ibikwiriye. Hari n'ubwo ujya gusaba ikintu ukumva umwuka wera asengeye muri wewe, ahinduye icyifuzo wasengeraga. Yenda ugiye gusaba Imana ibiryo, aravuza umwuka wera akubwira ati ahubwo hari impanuka yihuta. Ni byiza gusabana n'umwuka wera, ni uruhare rwacu, kandi umwuka wera ntagenewe bamwe, ni kuri twese. Ikindi ni ugusenga no guterana na bene data. Bibiliya iravuga ngo ko wa munsi urushaho kwegera, abariko murushaho guteranira hamwe. Mu gihe isi yo irushaho gutuma duhuga, aho kugira ngo dusabane n'abandi. Ntimutekereze ko abantu wenda bataje hano bose bari mu kazi. Oya, hari abantu gusa bumva batabishaka. Paulo yaravuze ngo iyo muteranye, bamwe baba bazanye indirimbo, abandi bafite ijambo, abandi bafite ubuhamya. Ntabwo guterana n'abantu b'Imana ushobora gutahiraho, ntuburi kiguhembura, nabyo ni ukubaka ubusabane. Ikindi ni ukuzuza itegeko rya kabiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gusabana n'Imana nico bivuze. Hanyuma hari abantu babaye umwe n'Imana binyuze mu kwihana. Abenshi muri twe babaye umwe n'Imana binyuze mu kwihana, ariko ntibibutse kubaka ubushuti magara n'Imana. Ikindi, iyo utari gusabana n'Imana uri gusabana n'ikindi kintu. Wenda urasabana na telefone yawe, urasabana n'amafaranga ufite, urasabana n'ubwiza bwawe, urasabana n'umuryango uvukamo, urasabana n'imbaraga zindi ufite. Nta muntu n'umwe aba adafite icyo asabana naco. Kubera iki? Imana yaremye vide mu muntu isaba kuzuzwa n'ikinyambaraga, ikintu kiri hejuru yawe. Nta muntu abaho adafite icyo yiringira. Ashobora kwisenga we akaba Imana, ashobora gusenga ubwiza bwe, ashobora kumara umwanya munini yitekerezaho, ashobora gusenga amafaranga afite cyangwa ikindi kintu. Nta muntu n'umwe adasenga, biterwa n'icyo usenga.
nta muntu n'umwe adasabana, biterwa n'icyo usabana naco. Icyo ukunda ntukiburira umwanya. Twunamisha amaso dusenge. Tugiye gusenga. Twabonye uburyo bwiza bwo gusabana ari uko bikwiye kunyurira mu kwihana. Hari umuntu kuri uyu mugoroba yifuza guha ubuzima bwe Yesu, akavuga ati muri iyi minsi 3 nifuza gusenga ariko ubuzima bwanjye sindabuha Yesu. Hari undi nawe ari hano avuga ati ngewe narakijijwe yego ariko ndumva maze iminsi ndahantu kure, ntameze neza, intege nke zaranteye, ugwa muri za ntege nke zose nawuzi. Uhari nawe wahaguruka, yaba umwe navuze bwa mbere ushaka guha ubuzima bwe Yesu bwa mbere, cyangwa umuntu uvuga ati maze iminsi mu ntege nke, ndumva nambaye imyenda itameze neza imbere y'Imana, mfite gukiranirwa k'uburyo butandukanye, nifuza imbabazi z'Imana. Ntekereza ko isengesho ryiza dukwiye gutangiriraho iminsi 3 ni isengesho ryo kwiyeza. Uramutse uhari uhaguruke mu mwanya wawe, hanyuma dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye uyu mugoroba. Uyu munsi dutangiye igihe cyo kuba imbere yawe. Yesaya hari umunsi umwe ahagaze imbere yawe, asanga ubuzima bwe ntibutunganye, yemera ko yanduye kandi yemera naho yanduriye. Ijambo ryawe riravuga ngo ukoze ikara ku munwa we, nyuma yo kumweza uravuga ngo ndatuma nde. Ntabwo tuzi impamvu waturaritse mu minsi 3. Birashoboka ko hari aho wifuza kudutuma, hamwe twirirwa, aho bazi intege nke zacu, aho bazi gukiranirwa kwacu, aho bazi bidutsinda, aho niho wifuza ko bazabona dufite imbaraga, niho wifuza ko bazatubona turabatsinzi no kurushaho. Turasenze kugira ngo twezeho gukiranirwa kose uko kwakabaye. Twifuza kubaka ubusabane nawe, twifuza kwambara ibyo twatakaje cya gihe mu ngo bya Edeni, twongere kubaho twishimiye kuba muri wowe. Ineza yawe itugarukeho, ubuntu bwawe budutwikire Mwami. Icyampa aba basore n'aba bakobwa, aba papa n'aba mama, twese ukatwuzuza imbaraga zawe, ukaduha guhagarara hakwiriye, ukaduha imbaraga z'ubumana zituma tugira itandukaniro n'abandi bantu. Reka gutsindwa kwacu bihinduke gutsinda, reka intege nke zacu zihinduke imbaraga. Dufashe kuba abatsinzi no kurushaho, tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Iyi minsi 3 turasenze kugira ngo dufashe utwinjize mu kirere cyiza kimeze nk'ingobyi ya Edeni, aho washobora gusabanira n'umuntu, aho nta handi watura ni mu mitima yacu, imitima yejejwe, imitima imenetse, imitima imeze nk'uko ushaka. Dawidi wamutangiye ubuhamya, uravuga ngo mbonye umuntu ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Icyampa ugatangira ubuhamya buri mutima wose uraha, ko ameze nk'uko wifuza. Ubuntu bwawe bubane natwe Mwami. Turasengeye n'abatari hano, abatabashije kuza hano kubw'impamvu zitandukanye, nabo basanga aho bari Mwami. Kandi ubwo tugenderera bari kugenderera igihugu cyacu. Ari igihe kimwe wabwiye Mose ngo nahamagara abantu 70 baze kwihema, urenda ku mwuka barimo murimo uwubahe. Ijambo ryawe riravuga ngo abasigaye mu mahema bahanurira mu ngando, aho bari abantu baza kubarega, baravuga ngo twumvisha abandi bantu bahanuriye mu ngando. Aravuga ngo icyampa Abisirayeli bose bakaba bahanuzi, icyampa Abanyarwanda bose bagahinduka abameze nk'uko ushaka, bagasabana nawe, iki gihugu kigacumbikira ubwami bwawe, iki gihugu kikaba ahantu ubuturo bwawe, iki gihugu Mwami ukwera kwawe kukimura ubusinzi, kikimura ubusambanyi, kikimura n'ibindi bibi byose turebesha amaso. Ineza yawe ikabana natwe Mwami. Turasenze kugira ngo utube hafi kuruta ikindi gihe cyose. Turakwinginze utugarure ibihe byo guhemburwa, uduhe ububyutse, dusabane nawe, buri mukristo wese ahagarara hakwiriye, mu izina rya Kristo Yesu, amen.
amen amen. Turashima Imana kubw'ijambo ry'Imana ryiza. Ni ukuri Imana iragushaka, Imana irashaka mu busabane nayo, niho ibindi byose bikorekera, niho ibindi byose byubakirwa. Ubigirire inzara n'inyota, ubirire, ubisabe Imana, Imana iraza kubiguha, nanjye irabimpa. Amen. Reka duhaguruke dushime Imana. Mwami, turagushima, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye umugoroba wongeye kutwibutsa Mwami ko icyambere wakoze ukirema iyi si, ukirema umuntu, icyo wifuzaga, icyari cyuzuye umutima wawe, ni ukurema umuntu usa nawe, ni ukurema umuntu uri mu busabane nawe, ubana nawe Mwami. Reka utugarurire ibyo bihe, reka utugarurire icyo twatakaje mu buryo bwose, ari muri twebwe, ari mu bacu, ari muri iki gihugu Mwami. Turashaka gusabana nawe, turashaka kukwimika mu mitima yacu, turashaka kukwimika mu miryango yacu, turashaka kukwimika hariya hose Mwami, mu tuzi dukora, aho twirirwa, aho turara, tumenye ko turi kumwe nawe. Bizatuma hari byinshi cyane tugenda dutakaza, tugenda twakira nature yawe umunsi ku wundi. Turagushimiye rero Mwami ko ari cyo wongeye kwifuza, ari cyo wongeye kutwibutsa uyu munsi wa none dutangiye amasengesho, ko ushaka ko twera nk'ukuru wera. Turabigushimiye. Gendana na buri umwe wese, uha umugisha buri umwe wese yitanze, ubarinde, ubageze mu mago yabo amahoro. Ejo tuzongera gushima izina ryawe, mu izina rya Yesu tusenze twizeye, amen. Haleluya. Dusuhuzanye.